ibyo Imana yibwira, harimo ibyo Imana izakora, hirya y'ibyo udashyikira, hirya y'ibyo utabona, hirya y'ibyo abantu banyu batabona, hirya y'ibyo abarozi batabona, hirya y'ibyo abakugambanira batabona, hari ibyo Imana yibwira. Hirya y'amaso y'abantu, hirya y'ibyo bakoze ku buzima bwabo, hirya y'ibyo bakugambiriraho, hirya y'imbaraga zabo zikugose, hirya y'iminsi baguhaye, hirya y'urutoki bakubise ku rundi, hirya y'amaso bakurebye, hirya y'ibico baguciriye, hirya y'akagambane, hirya y'intambara, hirya y'amarira, hirya yo gusonza, hirya yo guteshwa agaciro, hirya hari n'ibyo Imana yibwira, hari n'ibintu Imana itekereza kandi izakugirira, kandi ni byiza ntabwo ari ibibi. Imana yacu ni inyangamugayo, Imana yacu ntabwo imeze nk'abantu, Imana yacu ikora ibiruta cyane ibyo tuyisaba, Imana yacu irahambaye, Imana yacu irakora, Imana yacu irarwana, ijya yimura imisozi itabimenye ikayubikana. Unyumvisha wese atere haleluya. Hari imisozi iri bwubike, hari inzandiko iri buce, hari imigambi y'abadayimoni iri buburizemo, hari agasuzuguro k'abasi bigomba kurangiza, hari ibintu bigomba gutesha agaciro, hari imiryango igomba gukingura, hari amaso ahora ari akwiye guseka. Imana ishimwe. Gusenga ni ubuzima, gusenga birahindura, gusenga birarema, gusenga bikingura ijuru, gusenga bizura ibyapfuye, gusenga birema ibitariho, gusenga birarwana kandi bigatsinda, gusenga bikora mu nda y'ingumbi ikabyara. Imana ishimwe. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, ibice 21, turere ku murongo wa 12 tugere ku murongo wa 22. Haravuze ngo nuko Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, yirukanamo abaguriragamo bose, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Arababwira ati, byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Nuko impumyi n'ibirema bamusanga mu rusengero arabakiza. Imana ishimwe. Ariko abatambyi bakuru n'abanditsi babonye ibitangaza akoze n'abana bavugiye mu rusengero amajwi arenga bati, Hoziyana mwene Dawidi, bararakara, baramubaza bati, aho urumva ibyo aba bavuga? Yesu arabasubiza ati, ntimwari mwasoma ngo mu kanwa k'abana bato n'abonka wabonyemo ishimwe ritagira inenge? Arabasiga asohoka mu murwa ajya i Betaniya ararayo. 18. Bukeye bwaho mu gitondo kare asubira mu murwa arasonza. Yesu ajya asonza, Yesu ajya asonzera kubona umurokore muzima, ajya asonzera kongera kubona umunyamasengesho wuzuye umwuka we. Yesu ajya asonza, abona umutini iruhande rw'inzira, arawegera asanga utariho imbuto keretse ibibabi gusa. Abakristo ba none ni ibibabi gusa, ni amakorasi gusa atagira umwuka wera, ni indirimbo zitarimo agakiza. Arawubwira ati, ntukari mutiteka ryose. Muri ako kanya uruma, abigishwa babibonye baratangara bati,
mbega uhereye ko wuba muri ako kanya. Yesu arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko mufite kwizera mudashidikanya mutakora nk'iby'umutini gusa, ahubwo mwabwira n'uyu musozi muti shimuka utabwe mu nyanja, byabaho. Kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo rimoze ku marangamutima cyane, kuko abantu ntabwo ari ryo bashaka kubwirwa. Abantu barashaka kubwirwa ibintu bimeze nko kubashimashima, kubera yuko niho bageze. Bigwirije abahanuzi bababwira gusa bihuje n'irari ryabo. Bakeneye ko abantu bababwira ngo iwawe habonetse inka, Imana iguhaye gutunga iduka, Imana ihaye umwana wawe kujya kwiga mu mahanga. Ibyo tubibona muri Matayo 6:30 ngo ahubwo mubanze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Abantu barashaka ko mu rusengero rw'Imana aho bagakuye agakiza nyagakiza bahakura inyongezo. Ninde wakubwiye ko hari umuntu uhabwa inyongezo atarahaha? Kanzu hahe, banza wakira agakiza, banza wakire Yesu. Bitari ibyo uzagendana na rya rindi riboneka ngo abaca mu isezerano, nta mpamvu azabayobesha kubasheshenga. Uzakira amasezerano nikagushesenga, kuko ntabwo Yesu ari muri koperative y'ibyo bintu by'ibyo bimina. Ibyo bintu bimeze nk'ibimina abantu babayemo, banakinzemo, banakererewemo, bashaka kugira ngo abe abantu bababwira. Abantu barashaka ko bababwira iby'inaha, bari mu buzima bw'inaha, ibintu byoroheje bimeze gutyo, ibintu bikennye umumaro. Kukubwira ngo Imana iguhaye kubyara, kweri urumva ari cyo kintu Imana yaguhamagarira? None se abapagani babyara basenze? Ngo Imana iguhaye ubutaka cyangwa ikibanza, kweri urumva ari byo Imana yaguhamagarira? None se abapagani babitunze bangana iki? Basenza ya ikizakubwira ko uri umuntu w'Imana nuko Imana ikubwira ibintu abapagani badatunze. Kizakubwira ko uri umuragwa, Imana izakubwira ibintu abantu batarabaragwa batagira. Icyo kizakubwira yuko uri umugenzi, nuko Imana ikubwira ibintu abatari abagenzi badatunze. Kukubwira ngo iyo ndwara irakize, n'abapagani barakira. Kubwira ngo ugiye gukora, ngo uzagenda mu ndege, ngo uzajya mu mahanga, n'abapagani baragenda. Cyo ni ikintu kiri rusange. Ndirimbo ya 48 harahigera ikabanga imigisha yose yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nayihawe igihe nihanaga ibyaha imbere y'umukiza. Ntabwo ibyaha babyihanira ahandi, ni imbere ya Kristo. Ukiri ku mavi uri kumwe na Kristo. Katwihute. Ayaya, mbega ukuntu abantu bashonje, mbega inzara we. Inzara yisha abantu ku rwego badandabiranye, ntibakimenya gucagura ngo batandukanye ibyera n'ibitera. Kikubwira ko umuntu yishora inzara ikamuzonga, ntabwo areba rori birori. Ntabwo mujya mubona abahanuzi ba none arakubwira ati niko uri umugore cyangwa uri umukobwa, tubwira vuba manura, ariko tugira vuba. Ya mbega inzara we, mbega inzara we, mbega inzara. Tugira vuba manure, turetse umwuka ari kumbwira ati mpanure. Mwuka wera ko ntago ari umwuka wera. Umwuka wera yakakubwiye niba uwo muntu ari n'umukobwa cyangwa niba ari umugore, kuko Imana yacu irareba ntago yerekwa. Hanyuma rero Yesu Kristo ari mu urwo rugendo abanje kuvuga amagambo. Ndashaka kuvuga kuri uyu mutini cyane, niwo message mufiti. Aragenda aravuga ngo nirinde gukererwa, ngo mukorere mu rusengero bidakorwa. Abanza kwirukana abari kugura inuma, abari gucuruza n'abavunjayi. Hari abantu bigize abavunjayi mu rusengero. Arareba kabati zaba muri korali kubera yuko ari muri amukire, ese ngo ndirimbo n'ubukwe bw'umwana wanjye azamba hafi. Uri umuvunjayi, ntabwo uri umugenzi ujya mu ijuru.
nzajya kuririmba muri iriya korari rimwe abakire. Urumva ntabwo uririmbye kubera umuhamagaro, uririmbye kuko uri kuririmbana n'abakire. Nzajya mwa ruriya rusengero nabonye bagira urukundo rw'abantu rurarangira, ariko Yesu agira urukundo rudacuka. Namugisha uri mu by'isi n'umuramutomuka, ibya Yesu ntibishira, aramaza wenyine. Namugisha uri mu by'isi n'umuramutomuka, ibya Yesu ntibishira, aramaza wenyine. Yesu niwe wenyine, niwe wamenya amarira abantu batazi, niwe wamenya ikiri kubyimbira mu buzima bwawe gishaka guturikamo kanseri, niwe wamenya umurozi ukuroga n'uzakuroga umwaka utaha. Ibyo Yesu arabizi. Ariko abantu bigeze abavunjaye, aba mu rusengero afite imibare, kabati nzajya hariya bazangira umudiyakoni, reka njye nkomeza ntwaze pasiteri igikapu, ejo azandobanura mu badiyakoni. Uri umuvunjaye, ntabwo ubikora ku bw'itegeko ry'umwami, ntabwo usunikwa n'umwuka, nta muhamagaro ubirimo. Niyo mpamvu iyo uhageze abantu usanzwe urabamuyanga, kuko ryari ishyaka ry'imibare. Ntabwo uri bunkunde ndabizi, ariko nanjye ndamaze. Sindi munagusaba imbabazi, sinakeneye rwose kunambwira ngo rwose nushaka, nanjye ndashaka ko mutanyikiriza izo za haleluya zirorere, nanjye ndashaka ko muhora. Yesu ngo arabanza kuba icyambere cyitwa kubirukana. Bari abantu Yesu agiye kwirukana mufuririzo umwe ku wundi. Abantu bigize abavunjaye, baravunja we, kandi baragura inuma mu rusengero, ibintu byose inaha byapfiriye, ko abantu bayobejwe n'ibitarabazinduye. Ubundi abantu bazinduwe n'agakiza bagumana n'agakiza, iyo hagize ikigakoraho ngo ukabundararaho ukavuga ati ntabwo sinabikunda, ugafunga defasi ukavuga ati ntabwo bikunda, kuko wazinduwe n'agakiza. Ibyo bintu uri gushaka hari hanze birahari di, ibyo bintu wirirwa wirukaho mu rusengero no hari hanze birahari. Niyo mpamvu abantu basigaye baza mu rusengero bakajya no kubaza umupfumu, agashaka kumva iby'Imana, agashaka no kumva n'iby'umupfumu avuga. Nigeze ngera ahantu muri korari, iri korari ikomeye, irambwira ngo genda uburyari hano muri hoteli, uraza kuza tumaze kwihana, ibangirira neza. Ngeze muri hoteli barambwira ngo nifate ikintu cyo kurya, numva sindi muri iyo mudu, ndavuga ni munyereka aho mba ndyama. Ndaryama koko mu cyumba bamfatiye, kumva Imana ari kugira ngo inyereke ibiri muri iyo korari. Irambwira ngo nibakweshye ngo bihane, ibyaha byose birimo n'abajya mu bapfumba ariko imbwira ibyaha byose. Nageze baje kumpamagara ngo barangije kwihana, kandi ibyo batabyihana, ariko ubundi bubibiciye nde. Abandi ngo nageze mu rusengero, ngo batigeze babona ibyanjye, ubundi se wayo ubivuga ngo siko bari abantu batakerekwa we. Bibirase bwavuze ngo twerekwaho agace akandi ko ari ak'Imana, nawe nyirako karorere kagumane, gumane ibyo bishyano byawe, urebe icyo bizakumarira, urebe aho bizakugira ibyo bitindi gasane, uzacira inkonda, ngo uzamenya ko wabikiye abadayimoni banga. Niba kuninga barimo bakuzwigiriza, nibwo uzamenya ko wanze kwihana. Ngo nibakerekwa ngo siko ngo nderana ngataha mbitahanye, muri se urumva utari igitangaza, umuntu uterana n'ibyaha ukabitahana. Cyewe kugira ngo nze muri uwo mwanya nabivamo. Je nabwiye abantu ngo sinzakizwa nabi, oya sinabivanga ibintu by'imvange wapi.
namenya ko nyijijwe nkabigira igisoryo nkabikabya rwose, cyangwa nkamenya ko nananiwe nkajya hariya bakamenya naho banshakira n'abasengera bakansengera. wowe mu kanya tukubone muri korari, mu kandi kanya tukubone mu hantu mu kabyiniro abantu babyina, tukubonane mu kigare cy'abantu bakora ibizira, tukubonane n'agatoki ku kandi n'umuntu unasebye Imana utemera n'abarokore. uwo muntu niba nta misiyo y'Imana yamugutumyeho ngo ujye kumubwiriza, ubundi mugendana gute ko birivuga ngo umucyo n'umwijima ntaho bizahurira? Niyo mpamvu bakumazemo imbaraga babaye nka Efurayimu, batumye umera imvi z'urutarutaro, uraryama ugasinzira ukajya ufururaho ukajya ubona bamusirukana, ukabona ibintu byenda gukurya, ibintu byenda kugwiga, wenda kugwija, wenda napfuye kararukanuye usimbuka. Kubera iki? ntayerekwa ashwi, nta kintu cy'umwuka byarashize. Ariko Imana idutabare, Imana idutabare, Imana itugirire neza. Arababwira ngo musigeho mwongere kugurira ahangaha, inzu ya data izitwa iyo gusengerwamo gusa. ngo arara aho ngaho. Rero aharaye ngo buracya asubira mu murwa, ngo arasonza agira inyota. ngiryo ijambo ryanteye amarira, arasonza. Yesu afite inzara, arasonza, ashonje. Yesu ngo arasonza, ngo yambukije amaso areba ku nzira, habona igiti cy'umutini. Akibonye aravuga ngo muri gahunda y'imitini, umutini wose uri ku nzira uba ushinzwe kuramira abagenzi. Ntabwo nzi niba iryo jambo urahita uryumva muri ubwo buryo ndivuzemo. Bibiliya iravuga ngo nuko mwera imbuto kandi zigumeho, muhore mukenyeye kandi n'amatabaza yanyu ahore yaka. Nararenga aho ngaho. Iyo usomye muri Luka n'ahandi, Bibiliya iravuga ngo ntabwo cyari igihe cyo kwera kw'imitini. Iryo jambo risobanuye iki? Biravuze ngo nubwo Yesu ari kugishaka imbuto, ntabwo ari igihe cyo kwera kw'imitini, ntabwo ari igihe cyo kwera kw'imitini. None ko yawuvumye ugahita wuma, reka tuburanire umutini, tubanze tuwuburanire mbere yuko tugera kuri Yesu. Icyambere ni umutini, kandi ntabwo ari igihe cyo kwera kw'imitini. Urumva atarahohoteye? Umuntu wese yavuga ati nibyo, yarawuhohoteye koko. Tugiye gusenga mu kanya gato. Uwabyumva wese yavuga ngo uwo mutini wararenganye. Yego, ariko reka noneho tugaruke ku rusayidi ya Yesu, cyangwa ku ruhande rwa Yesu. Imitini igomba kwera mu gihe cyo kwera kwayo iri mu ishyamba ry'imitini. Ariko mwibuke ko n'imyembe n'amavoka n'amapera n'amaronje burya habamo ibyera mu gihembwe runaka, hakabaho n'ibiti byera bihorana imbuto, bya bindi ureba ugasanga hariho nkeya ariko zaramira umuntu, ugasanga uwo mwembe nujya uhundura rwose uhora wese, ugasanga iryo pera rihoraho amapera make, cyokora rikagera n'igihe ryera menshi. Ibyo ntimwabibonye? Twese turabizi. Ni ukuvuga ngo rero uyu mutini wavanywe mu mitini yindi mu ishyamba ugashyirwa ku nzira, ugashyirwaho abagenzi banyura mu gitondo na nimugoroba. Ntabwo ugomba kwera mu gihe cyo bita mu gihembwe, ahubwo ugomba kwera imbuto zigumaho, kuko washyiriwe ku nzira kuramira abagenzi umunsi ku wundi, kwera ku itariki ya mbere kugeza kuri 30, haba mu gitondo haba na nimugoroba. Uriya mutini rero ntabwo uzize ko witwa umutini, ntabwo ugiye kuzira yuko atari igihe cy'umwero w'imitini, ahubwo ugiye kuzira ahantu uri. Katubishyire mu mwuka, nta kintu ugiye kuzira.
naho uri, nta kindi Yesu muri bupfu, naho uhagaze. Aho muri iyo korari ko wabuze ko nta mbuto wera, wagiyeyo gukora iki? Kuki wigisha umudiyakoni kandi uzi ko hari ibitera ugendana nabyo? Aho hantu uwo mwanya uhagazemo ni uwo kwera imbuto kandi zigira zite? Kuki wiba igaburo ryera ukarya igaburo? Ako kamanyu k'umutsima urya buri gihe, buri kwezi urakiba, niba utera imbuto zigumaho. Aho uri ntiyakwemerera kubura imbuto, ntabwo wakwemerera gukena imbuto, ni ukwera imbuto zigumaho. Nta kindi uyu mutini uri buzire, ni ahantu uri. Kandi nawe warimonogoje, uraza no kunzira ngo pa, urimonogoza no kuruhimbi ngo pa, urahagarara. Tuzajya mu ijuru kureba. Karirimba ari umusore ngo azajya mu ijuru kandi afite abakobwa bandi yatendetse 3. Niyo mpamvu abakobwa bacu bafite depression, bafite agahinda gakabije kubera abahungu bababenze bakababangikanya, imukanya kamwandikira ngo ntibikivuyemo twarashwanye. Abarokore bashwana, murokore ubundi kera umurokore yarambagizaga uwo Imana yamubwiye, afiteho amakuru. Niyo mpamvu bitapfaga, niyo mpamvu n'ingo zakomera kuko zabaga zifitwe afite amakuru. Ariko uyu nguyu yararebaga kuko mbona atendereza neza se, ariko nabona afite agasura keza, urayambera umugore yageramo kuko bitari mu mugambi w'Imana, bikaba birapfuye, akaba aramushwaratuye, akabafashe Alphonsine bwavuye kuri Kerere, akava kuri Kerere agafata kuri Jacqueline, akava kuri Jacqueline akajya kuri Sandrine, akava kuri Sandrine akajya kuri Nubuhoro, akava kuri Nubuhoro akajya kuri baza akabazenguruka koko. Yamara kubagwiza bamaze kungana n'amapata y'ipantaro yambaye, ubundi akajya ahamagara abandi bo bakanasambana, akajya avuga ngo Yesu ashimwe ati ndi ingaragu, kandi ubwo bugabo bunganya na se. Uri ingaragu ya hehe ko wapfuye nabi? Ngo ngenda cyaro umukobwa ushima Imana, urayishima hehe ko ubugore ubunganya na mama wawe? Kuko umugore ushima Imana urayishima, umukobwa ushima Imana urayishima ute? Abadayimoni barakwinjiranye utakibuka n'ubukumi bwawe n'ubusugi bwawe, utakibuka umunsi wa butaye. Kandi uri umukristo ariko uzi gusambanyira mu ijipo ndendera. Abagabo ba none basigaye bagenda banarica amaso, gukizwa byabaye ikibazo. Yabona umugore abandi akamuzegera useka neza, n'uwawe aseka neza nuko wamuzonze. Ayo magambo umubwira uwo mugore w'abandi uzayabwire n'uwawe arayakeneye. Maze hari abagore nabo bazi kurembura amaso, akarirerembura karigaragura. Ayo maso ugaragura uyaterekera abagabo b'abandi n'abasore, uzayagaragurira umugabo wawe. Niyo mpamvu yakutwaye, nawe yarakeneye kuyarerembura. Nawe undi uyareremburira utayakwiriye, uyareremburira siwe, ntabwo ari we nyirayo. Barababesha inzoga si icyaha. Ubu dufite intambara z'abapfira b'abaporokore birirwa babwira abantu ngo inzoga si icyaha. Uzi ko atari icyaha azanyegere ndimwereke ni icyaha. Imana inanga cyane. Subundi byonyine avuga ngo inzoga zirakubaganisha. Urumva wifuza kuba umurokore w'imubaganya? Vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha. Iyo byonyine vino n'umukobanyi, urashaka kunywa ibintu byitwa umukobanyi muri wowe, kandi urusengero rw'Imana, urusengero rw'Imana ukinjizamo abakobanyi, ubukobanyi ukinjizamo ibintu Imana yamaze kunenga. Inzoga zirakubaganisha. Hanyuma uzi urakubagana ibingana iki? Wakubagana urwana, wakubagana ubeshya, wakubagana uriganya abantu. Umuntu araza mu rusengero bati nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana. Ariko iteraniro mu kanya bavuga bati runaka turashaka kumuhirika kubera ukuntu atisha uriya mugabo yaje namushaka. Wawe ndakaza bati mwabonye aho muramuhirikira se? Kinange cyangiriye nabi tunumva nabafasha, kandi mu kanya yarimbaga ngo nzakagendana. Mana yanjye peka basimu, uyu mutini nta kindi nduzire. Ahantu uri uyu mutini ugambana,
uyu mutini ugira ingeso z'abanyegiputa, uyu mutini urarikira. Tukajya muri korali akajya bati nzavamo maze gusambanya nayubona na n'ubuhoro na Kerere na Rusosina na Jacqueline, bose bati abakobwa nzabasambanya, ubwo nanjye ngiye kugenda njye nendereza nkabo, nanjye niba bavuga ati haleluya nanjye nzamure, nanjye njye nzamura nkabo bagira ngo ndi mu mwuka, ariko nzabashaka kububika kubera abakobwa banone nabo batagisenga. Akaza agatendereza bati ni mwene data, ati ariko muzansure bashiki banjye muri Yesu, ati kandi uzaze ndi mu rugo njyenyine. Maze umukobwa nawe kubera ko ubwenge bwagiye bwapayutse, akaba arishoreye n'inama bajyanye mu ibagiro, n'inzu uri imbere niwe, uturenge diri no muri geto y'umuhungu, akamubwira ati ntabwo ucika gutyo burya nari nagushatse, akaba aramwangije. Akagaruka ya makora seririmba nka yakamye nk'umugezi wo mu zuba, uwasengaga agahinduka undi, byamuyobera akishingira, akajya kwishingura. Arangiza ngo byagenze bite? Hari n'abakobwa babari iyo mibarere bati kiragira ngo ukikirokore nawe ntabwo ni ikirishi, ntabwo kizi bikorerwa hanze aha. Yewe narabiyogoje ngenda kabiye mbeze ndacanye ku maso, ngiye kugenda nihishemo, nzamwizirikaho mpaka aneye inda, ubundi ntabwo azancika, kuko amanyanga n'amacoricori we arayakurusha. Kaza akajya kwibwira ati haleluya, ati nanjye nakijwe, we mwananze by'agakiza, yego disi haleluya, mukabyina turi kumwe, mu kanya akabara kwigizaho mutagatifu. Ubundi kubera ko imibiri ikururana wamukora akabara arambaraye, ati kandi waneye inda, kandi ntabwo mva ahangaha. Umuhungu wari wararinze ariko disi Aburahamu ntabwo mumwibuka ukuntu yagurukije inkongoro guhera mu gitondo ku kirengarenga karuha. Niko se mushiki wanjye we kuntu wagurukije ku myaka 15, 17, 20, none agakanya barakwangije di. Ese wari waragurukirije iki? Ya ukagurutse sinzabikora, sinzahemukira Imana, sinzasubira inyuma, sinzaba umupagani, sinzabera nk'abandi. Inshuti mugendanye umwaka umwe gusa ikakugamburuza mu bintu byose wagambiriye, ibintu wari wararahiye imyaka 20, ukabiva mu mwaka umwe gusa kubera umuntu mugendanye ikigare cyica. Pore Yesu arababwira ngo ntabwo ari iby'umutini gusa, ahubwo nimwagira kwizera muzabwira imisozi. Hari abantu Yesu ari kubwira ngo nimutakaze ibyo kwizera, nimutakaze ibyo gakiza, ahubwo mugiye kubwira imisozi. Yewe wa musozi mbese wiyita iki? Yewe wa musozi mbese wiyita iki? Biragaragara cyane urarumbaraye kandi biraboneka, uteye ubwoba nuko, ariko se wiyita iki mbere y'umugaragu Zerubabeli? Ariko se wiyita iki mbere y'umugaragu Zerubabeli? Ariko reka nkubwire ibyawe ugiye gukurwaho, uzahinduka ubusa Zerubabeli aho n'inzira. N'abahinduriye benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Haleluya. Hari abantu Imana iri kubwira ngo mukomeze kwizera, mukomeze gukiranuka. Hari imisozi mugiye gutegekesha imbaraga z'umwuka wera. Hari imisozi igiye gushinguka, hari imisozi igiye kubatinya, hari imisozi igiye kwimuka. Tera haleluya. Hari imisozi
irakurwaho n'imbaraga uhagazemo. Hari imisozi irakurwamo nuko wasenze, hari imisozi iravanwaho no kwiyiriza ubusa. Kanyuma ngo shingukaho wa musozi we, shingukaho wa murozi we. Yewe muntu ukorana na Nyabingi ndagushinguye mu izina rya Yesu. Yewe murozi wapatanya abana banje ndagushinguje mu izina rya Yesu. Wigize umusozi n'abana banje ntibazashake. Haleluya. Hari imbaraga zikomeye, hari ntidufite guti habe na gato, kuko ubuzima bwa buri muri we, haba mu byago no mu makuba, aturi byinshi abazagira. Iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda, turirwa n'imbabazi zawe, ayi turirwa n'imbabazi. Haleluya. Oliza lingani wazima kipawo. Imisozi iri imbere yawe, imisozi y'abakubari iminsi, imisozi y'ibishaka kutarengaho, imisozi y'abaguhaye enosa binigrom evoza makitahora, abatanga abana bawe igitambo. Iyo ni imisozi iri bushinguke. Vuga ngo iri bushinguke. Subiramo ngo iri bushinguke. Bitewe n'aho duhagaze tugiye gutegeka ishinguke bitewe n'umwuka wari turimo. Haleluya. Yesu dufite ubushobozi iyo twizera Sangabi wasa makita kama sina bandika mimasa ai kumusaraba wewe kiribari ibiti by'imizabibu bitari bupfire Yesu ubusa bigiye guhabwa imbaraga zo gushingura imisozi, imbaraga zo kubika ibitero bya nijoro. Nezando nasi mahiba hai. Haleluya. 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 Ibiti bitari bucike intege, ibiti bitari burangare, bikera imbuto aho bukwiriye n'aho bidakwiriye, mu gihe cyo kwera no mu gihe kitari cyo kwera. Data agiye kubigororera, bagiye guhabwa ubutware kugenda hejuru. Iyo bafite ubutware kugenda hejuru, ibitero by'abadayimoni kugenda hejuru. Ahoraga njya kuvuga amashimwe y'abandi, arebera mu madirishya abandi bataha, azura ibyanjye byahuye bibaho. Kirigo yateye arima ntuzagezane, tumamenye urwo rugendo.
masezerano atabarika Zaburi we Zaburi Amasabi masabi Oh marasa Oh Uzaninga lizafa Kera hallelujah Birenga chime Binyemeza yo kuzanira Kike Bimenyetso birenga chime Binyemeza yo kuzanira neza Esa cosa bila difa Esine safo Tela Esa Birahari mana Birahari mana Birahari Merera chela nawe Mana merera chela nawe Nawe Mana merera chela nawe Merera chela nawe Mana merera chela nawe Nikamele merera chela nawe Tende pande merera chela nawe Iyo gonye merera chela nawe Utambara merera chela nawe Usaganje merera chela nawe Uliva kusamba merera chela nawe Konye merera chela nawe Estika merera chela nawe Shabihe warabihinduye mana Shabihe warabihinduye warabihinduye mana Shabihe warabihinduye mana Shabihe warabihinduye mana Ibyabihe warabihinduye Ibyabihe warabihinduye Nibingibi wabihindura Nuru rugamba waruhindura nkabibona Ibyabihe warabihinduye Ebasaba Ebana sikaibaha Somebody ngibiba Ibyabihe by'amarira warabihinduye Ibyabihe by'uburwayi warabihinduye Ibyabihe byo gukorwa n'isoni Imana we Ibyabihe warabihinduye Mana Ibyabihe warabihinduye Mana Hallelujah, 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 hallelujah.
Anasi ni mani kaza mangana bakita bona. Abona zingai ya bakisopo. Imana gusenga, Imana Donai, Ureri Shaddai, Imana Rubasha, Imana Kurinda, Imana Urashoboye, Imana Ikunda, Imana Kureba, Imana Kureba, Tubere Imana, Karabe, 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 Karabe. Imana urakomeye, Imana rubasha, Imana gusenga. Abafite haleluya mutere. Abakunda Yesu mutere haleluya. Burya gusenga Imana ibintu birahinduka. Burya gusenga Imana bitura imisozi. Burya gusenga Imana ibintu birahinduka. Burya gusenga Imana burya gusenga Imana dayimoni zirapfa. Tugasenga Imana ingoma zikabyara. Tugasenga Imana abukwe bugakorwa we. Tugasenga Imana minerivare ikaboneka. Burya gusenga Imana ntubirahinduka. Burya gusenga Imana komera 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 komera. Hallelujah. Amina. Mwami Yesu nashimwe. Tugiye gusenga. Bihinga neza fa. Tuvuge ngo turashaka ko ibintu bihinduka. Tuvuge ngo turashaka ko amateka ahinduka. Yewe kintu cyazanye ibice mu itorero kikarisuzumuza abatari nabo. Abera baryo tubaye maso tuvunaguye imyambi y'abazima. Tugiye gusenga duhamagara ubwami bw'Imana. Tugiye kwakura Imana tuyibwira ngo ngwino dukize uyu mufilisitiya, ngwino dukize uyu muzimu udatinya, ngwino dukize umudayimoni utwizingiraho, ngwino dukize imbaraga zatuvogereye, ngwino ufate ijambo kutadufashe ijambo. Unyumvisha tera haleluya rata. Haleluya, haleluya, haleluya. Abakunda Imana haleluya. Imana ni nziza, Imana ni nziza cyane. Irakiza, Imana ni nziza, Imana ni nziza cyane. Imana iraruhura, Imana ni nziza cyane. Izino gutabara, Imana ni nziza cyane. Tubere Imana, Imana ni nziza cyane. Tugiye gusenga. Ubwira Imana ngo hari ibintu nirukanye bimeze nk'imisozi. Ibintu byigeze imisozi imbere yawe bihirike. Ubishyire munsi y'ikirenge cyawe usiribange nuguti mu izina rya Yesu. Ndasiribanga izi nzandiko, ndasiribanga ibyapa by'abazimu, ndasiribanga ibyo bahuhera, ndasiribanga ibisubiza inyuma, ndasiribanga
zibaga ibinkura mu mwuka, ibinkura mu gakiza. Ubibwire ngo guhera none mutaye agaciro, mubaye nk'inote itakibara ku buzima bwanjye mu izina ryayo. Icyambere uraheraho rero ni ukubwira Yesu ngo twiyunge. Nabaye umutini uri ku nzira ariko udafite imbuto, narwanye nabi ndatsindwa, abadayimoni banashe aho bashaka, ariko guhera none ndagarutse. Nibyo Yesu ashaka. Guhera none ndagarutse, ntago nzongera, nzajya ndindira mu gakiza. Ibintu Imana itanze ntabwo ari nk'ibiryo bibora. Yesu abitanga bizarama. Yesu akugaburira azi yuko uzarya n'ejo. Yesu akurinda azi ko ibiguhiga bitapfuye. Yesu akwambutsa ikiraro azi ko imbere yawe hari ibindi biraro. Yesu akubwira ngo sinzira atari uko ayoboye yuko ibiguhiga bikanuye, ariko abakubwira ngo jya uryama wiseguye kuko mpari. Iyo ahari birakunda. Iyo utegetse biratunga, hari ukuntu bikora. Iyo utegetse bigatunga. Arategeka, agategeka abana bakiga, bakajya kwiga minerivare ikaboneka. Agategeka uwari umutwe akagira ubwenge, agategeka uwari ingumba akabyara, agategeka uwo barenze agakora ubukwe sha, agategeka uwo baroze ikamurongora amanywa y'ihangwa ava, agategeka uwo bavuze ngo ntazashyira umugongo akabyara impanga. Ajya ategeka. Tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka Yesu we. Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa iratunga. Imukore byose mutotombana, mutagishanya impaka, mutajyaho umugayo, mubabana b'Imana batagira intege, kugira ngo mubashe gutaha mu ijuru. Niyo mpamvu narambirwa gutegereza umwami, nuko umuntu w'inyuma arushaho kubabazwa, ariko umuntu w'imbere arushaho gukomera. Ndakomeza urugendo rw'ibyiringiro, ndasiganwa ariko ndatera nikuza ariko nshaka gusigira icyo Kristo yambariye, rugazamama tukumbure kuzabayo iwacu, 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 tuzabayo dusugire. Hallelujah, hallelujah. Shaka ngo ukumbure iwanyu. Umuntu udakumbura iwabo ntaba ahagira. Tabara